gushakaho hari ikintu Imana igushakaho hari ikintu Imana igushakaho. Yesu nashimwe bene data inshuti z'umusaraba dusangiye ibyiringiro byo kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwanya ndagira ngo dukomeze dusangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5 umurongo waho wa 9 n'uwa 10. Hanyuma tuganire kuri izo nkuru. Haranditse ngo nuko Namani araza azana n'amafarashi n'amagare ye ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa ahera ko amutuma ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri uzasubira uko waruri nawe uzaba uhumanutse. Aha rero tugeze ku nkuru y'uburyo Namani yanyuze mu rwego rwa diplomasi hagati y'igihugu n'ikindi, igihugu cye n'igihugu cya Israeli, bibwira yuko abayobozi b'ibihugu bazi imirimo yose Imana ikora ibihugu byombi. Ariko cyatangaje nuko umwami shebuja wa Namani yumvaga ibyo bitaro bivura ibibembe umwami wese agomba kuba bizi. Namwe mutangazwe no kumva umuntu aba mu gihugu akaba kiyoboye afite inzego zose zishinzwe umutekano n'uburinzi n'ubunetsi, ariko ntabe yamenya ko hariho Imana ikiza ibibembe. Nibyo kintu mukwiye kubanza guha agaciro, ko mukwiye kumenya ko hari ibintu abantu batazi bagombye kumenya. Hanyibutsa ukuntu Yesu yigeze ngo yicara ngo ashima se, aravuga ngo datanda gushima ngo yuko afashe ibintu ngo byaba ibintu nk'ibi ukabiha abana bato. Reba rero kugira ngo ufate amagambo nk'aya, ufate ubutunzi nk'ubu ngubu ubuhe Elisa abugumane ntibumenyekane ku rwego rw'igihugu, kandi nibimera gutyo habe hanari n'umwana muto yuzi ibyo bintu. Ngengeka ko Elisa hari nubwo nta bihamya neza, ariko uyu mwana we yarazi ko Elisa afite ubushobozi bwo gukiza indwara zose. Nicyo nkeka niko navuga, ku buryo atavugaga ngo mu ndwara Elisa akiza ibibembe ntibirimo, amwireza kwa muganga. Uzi ko umuntu arwaye indwara ajya kwa muganga. Ntabwo rero umuntu avuga ngo iyi ngiyi ntibayivura wowe ujya kwa muganga. Uyu mwanya rero nashaka kubabwira ko Yesu akiza indwara zose, indwara z'umubiri n'indwara z'umwuka. Ariko Namani agezeyo, ageze kwa Elisa, yagiye we yumva hari uko afite uko yumva bamukiza. Yusonye ku murongo waho rero wa 9 ngo nuko araza azana n'amafarashi n'amagare ahagarara ngo ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa ahera ko amutumaho. Elisa ntigeze yakumusuhuza. Simpamya ko icyo Namani yarakeneye rero kubajya kumuramutsa n'uwo kuramukanya birimo umuco birimo n'ibyiringiro kwaza gukira. Namani yarakeneye ko ikiri bibembe. Dufite abantu gukizwa byananiye kubera ko protokole batayibonye. Dufite abantu bashaka protokole kuruta gukizwa. Ariko Namani ngo aramutumaho ntiyasohotse. Wasanga mu mabwiriza yari afite yo gusengera uyu muntu wari kumusengera kumutegeka icyo akwiye gukora. Ijambo ry'Imana baritubwira ikidukiza. Ngo arabwira kugenda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri uzasubira uko waruri nawe uzaba uhumanutse. Yamubwiye kwiyuhagira. Hari indirimbo ivuga ngo mbese wogejwe n'amaraso ya Kristo. Ndashaka kubwira ko iyi soko y'igorogota yoza. Genda wiyuhagire 7 muri Yorodani umubiri uzasubira uko waruri nawe uzaba uhumanutse. Ikintu gitangaza kuri 11 ngo Namani abyumvise ngararakara. Arakajwe n'iki? Ntabwo yarakaye gusa, ngara nivumbura. Nibuke ko yivumbuye ari umuyobozi kandi yivumbuye ku buryo bukomeye. Avuga uko yumvaga byagenda. Yaravuze ngo ngo nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare. Ngo niko yaje yibwira ngo takambira izina ry'Uwiteka Imana ye. Arembarembye n'intoki ze hejuru y'ibembe ngo ankize. Arangije avuga impamvu atajya kwiyuhagira, atakora icyo Elisa mubwiye. Kandi Elisa niwe muganga. Elisa niwe uzi imitari buvugute. Aramubwira ngo Namani asobanura
mu buryo bukomeye n'umurakari bwinshi. aravuga ngo mbese nk'inzuzi z'i Damasiko ni iwabo mu Basiriya, uruzi rwitwa Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose yo mu Bwisiraheli. Byerekana yuko yari azi inzuzi za Isiraheli, anazi amazi iwabo. Dufite abantu bajya kukizwa, yareba bagiye kumubwiriza, yareba hari bwicare akavuga ngo aha sinahajya nubwo haba hari umuti. Hari abantu bashaka kwira muri VIP, muri comfort y'amadini, mu bintu by'ibyubahiro, birengagije ko icyo ntacyo bimari ubugingo bwabo. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, ndashaka kubwira ko Imana ikirisha ibintu byoroheje. Avuga rero ko amazi y'iwabo ngarusha ubwiza amazi y'Isiraheli, ariko ntabwo Elisa amubwiye kujya kwiyuhagira i Damasiko, yamubwiye kwiyuhagira muri Yorodani. Bibiliya ikatwereka ko abagaragu be baramwegereye bamubwira bati data y'uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye kirusha iki ngiki ntiwagikozwe, tuba wagikoze nkanzwe kukubwira ngo yuhagira uhumanuke. Reka dusome 14 ngo nukaramanuka yibira muri Yorodani 7 kuko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto arahumanuka. Ibi bitwigishije iki? Ibi bitwigishije kumenya ko dukizwa n'iki Imana ivuze, ntidukizwa n'ibyo dutekereza. Hari igihe abantu batekereza ngo bihangira uko bashaka gukizwa. Ibi byumve neza, ntabwo dukwiye kwihangira agakiza. Dukwiye gukizwa uko udukiza yadutegetse. Dukwiye gukizwa uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ntago ari ukwiremera ibicocero, ntago kubera Yesu ngo narinzi ko ahagarara, narinzi ko ari busenge, narinzi ko ari bunkoreho. Dukizwa n'iki Imana ivuze. Imana igufashe ikugirire neza, ufata amagambo y'Imana uyahindura ubuzima, ashyire mu bikorwa, uzakizwa nayo. Nayo yaramubwiye ngo genda uyuhagire urahumanuka, indwara yawe uhinduke, uhere ku kiri wigendere. Ariko undi aravuga ngo ntabwo ngiye nshaka gukirira muri iyo nzira. Ariko umva nkubwire, inzira idukizwa n'ijambo ry'Imana, dukizwa n'ikimana tuvugaho, dukizwa n'ubutumwa bwiza, dukizwa n'amaraso ya Kristo. Imana ikugire neza, Imana igufashe, kandi nkwifurije gukomeza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. muri Yorodani inshuro 7, maze n'Imana abona ko wamusuzuguye. Ati umuntu w'umunyacyubahiro nkanjye sinkwiye gukora ibyo. Umuntu w'umunyacyubahiro nkanjye sinkwiye gukora ibyo. Izo ngizo zirakomeye, none se kuki yansuzuguye bigeze aha?